Mukankusi Jeanne mugiye kongera kuganira tuganira ku buhamya. Ubwo duherukana twari twaganiriye ubuhamya ariko tuganira cyane no ku bintu bigendanye no mu miryango. Uyu munsi rero tugiye kuganira mbabwira ku bitangaza Imana yadukoreye mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi. Mbere y'uko twinjira muri gahunda, reka tubanze twiragize Imana dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuko uri Imana hagati muri twe, kandi tugushimiye kuko ukomeje kubana natwe. Rero uyu munsi Mana tugushimiye ko tutawuhereye kupfusha ubusa, ko ahubwo dukomeje kwamamaza ishimwe ryawe. Mwami Imana, turagutumiye kugira ngo ukomeze kuba mu ruhande rwacu, wemere kutugota. Imana n'Umwana n'Umwuka wera mubane natwe kugira ngo ibyo tugiye kuvuga mbese biherekezwe n'Umwuka wera, kandi bizagira umumaro, bizagira ububasha mu mitima y'abantu bose, bazabasha kuyumva, bazabasha gukurikirana, bakamenya buryo uri Imana y'inyamaboko, buryo uri umurengezi, uri umutabazi, kandi kuri inshuti nziza yo kwizerwa. Urakoze Mana, bana natwe dufashe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo dutangire n'ubundi dufatanya guhimbaza Imana n'indirimbo ya 383 ivuga ngo icyamukanyikorerera amaganya yanjye. Ni indirimbo igendanye n'ibyo tugiye kuganiraho. Hari igihe kigera ku muntu cyangwa se ku bantu ukabona ni igihe cyakomeye ku buryo amaganya utayikoreje Umwami Yesu nta wundi muntu yakwikorerera. Niyo mpamvu nifuje ko indirimbo nayigendeshanya n'ibyo tugiye kuganira by'ubuhamya kuko Imana yabanye natwe. Reka turirimbe duhimbaze Imana. Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Kenshi ibimbeho gahagarika umutima, Mwami gize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, nkakwizera wenyine. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuhisa, nkajya nyisunga nkayikomeza ayo maganya yose, ngahumurizwa no
binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byarwo gusa, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byarwo gusa. Uburyo n'inyoni mu cyiza wishingikirizeho, geza aho ushaka mushorera, nukomeye nk'inuma kuba amahoro adashira. Aho ushaka mushorera, nukomeye nk'inuma kuba amahoro adashira. Reka noneho dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ritoya riboneka mu gitabo cy'imigani, igice cyaho cy'8 n'umurongo wa 17. Turasoma mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya 8 n'umurongo 1 wa 17. Haravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona, Imana iduhana umugisha. N'ayo magambo yonyine nifuje ko twaganira. Ahangaha ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana ubwayo. Imana ikunda abayikunda. Iyo uyikunda kandi ukayikundisha umutima wawe wose, Imana nayo iragukunda, Imana nayo ikwitaho. Uko mujya mubona ababyeyi bita ku bana babo, umwana wawe wibyariye ukamuhozaho umutima, ukumva ikiza cyose wagikorera umwana wawe, icyo ushoboye cyose cyiza ukagikorera umwana wawe. Niko n'Imana ijya yita cyane ku bantu bayikunda. Wayigaragariza urukundo rwo mu mutima, nayo ubwayo ikakwereka ko urwo rukundo irufite, ndetse yo irakundana cyane kurusha twebwe uko abana b'abantu dukundana. Kuko iragukunda, ikagukurikirana ku manywa, ikagukurikirana nijoro, igakurikirana ubuzima bwawe bwose, mbese imibereho yawe Imana ikayikurikirana kandi ikayitaho kugira ngo igende kugirira neza. Aho mbonera kuri urukundo rw'Imana, ndetse ko iyo wayigaragarije kwikunda, nayo iba hafi aho ngaho ikagerageza kukwiyereka mu gihe gikwiye ndetse no mu gihe kidakwiye. Nuko ibyo ngiye kubaganiriza, natangajwe cyane n'ukuntu Imana ishobora kubanza ikakugenderera, ikakwereka ko hariho ikibazo, hariho ibintu bigiye kuzaba mu gihe abandi bari aho badasobanukiwe, batazi ibipfa n'ibikira, ariko kubera kwa kundi wagaragaje umutima ukunda Imana, nayo ikabigukunda, ikabanza ikakumenera ibanga. Ntabwo ndi butinde muri aya magambo, by'ukuri wenda gato gusa navuga buryo ki Imana yabanje kanteguza mbere y'uko Jenoside yakorewe abatutsi ba, njyewe Imana yarabanje irangenderera inyereka habayeho ayo makuba. Ariko noneho imaze kunyereka, inyereka ko ngahungira mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Kamonyi, n'ubundi mu cyerekezo cyaho nturuka mu byahoze ari komine. Njyewe nari aho ndavukaga hitwaga muri komine ya Taba. Imana ntiyanyereka ko ariho nzagenda ngo nturize, ahubwo inyereka ko nzataraverisa ngakomeza
nkajya muri komine ya Kayenzi, niko icyo gihe byitwaga. Ibyo bintu Imana irabinyereka, ubona hari ibintu byo gututumba k'umwuka mubi, ariko by'ukuri udashobora kuba wareba ngo umenye koko ko bizabyara ikintu kimeze nk'ibyo twabonye. Rero icyo kintu cyanyeretse urukundo rw'Imana, uko nguko nkunda bankunda kandi abanshakana umwete barambona. Imana irakwiyereka ukayibona. Ako kantu yarakanyeretse nkabika ku mutima, nkabwira umutware wanjye, yabwiye mbonye habayeho ibintu bikomeye, ariko turahunga duhungira mu ntara y'Amajyepfo kandi tugarukira ahantu hitwa gutya. Umutware arabyumva, aravuga ati ntawamenya, yenda hari byaba ari n'inzozi zisanzwe. Noneho haciyeho igihe gito, ngiye kubona mbona hano haje umuntu w'umubyeyi uturutse aho bita muri Gikomero. Umubyeyi yageze hano arambwira ngo Imana yakuntumyeho, ampa amagambo aboneka muri Zaburi ya 45 umurongo waho wa 7, haravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha, ngo nicyo gituma ngo mbese nzagusiga amavuta yo kwishima ngakurutisha bagenzi bawe. Arongera ambwira ko yahawe n'indirimbo ya 205 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iriya ndirimbo ivuga ngo rwanya intambara nziza. Uyu mubyeyi ambwira ya ubu butumwa, ntabwo nahise nshyikira neza icyo Imana yashatse kumbwira. Haciyemo umunsi umwe, ku wakurikiyeho bugacya, amatangazo atangwa y'ikibazo kivutse mu gihugu, nibwo natangiye gukurura ntekereza kuri ya magambo. Ndavuga nti birashoboka ko ahari hagiye kuba ibibazo runaka nyine, ariko Imana ikazabana nanjye. Kandi iki kintu cyo kumbwira ngo ndwane intambara nziza, numva mu mutima wanjye ntekereje ko nzarwana intambara nziza. Ndongera mbyuzuzanya na kwa kundi Imana yari yanyeretse ko nzahunga. Mu mutima wanjye nahise ntekereza kugira ngo nzagaragare nkarwanya intambara nziza, nindamuka nanahunze. Najyaga nkunda kubona abantu b'impunzi, barababona impunzi za Nyacyonga, bagenda bahetse udufuka ku ntugu, batega intoki umuntu wese bagezeho, akavuga ati wamfunguriye. Ndabango ninahunga ntabwo nzafunguza. Mu mutima wanjye numva binjemo. Reka rero bize kugera ku itariki 9, itariki yabaye y'amateka mu buzima bwanjye, itariki nibuka umusatsi ukamva ku mutwe. Nagiye kubona mbona hano mu nzu hinjiye ingabo z'igihugu ebyiri n'intwaro zabo. Baraza bahita bituma badusanga mu cyumba, baravuga bati muzana amafaranga yose mufite hano. Naranyaragarije nyine nk'umuntu urimo kwirengera, amafaranga ndayaterura mpita nyabahereza. Bakimara kwakira amafaranga bahita basohoka, rwose numva ndishimye ku buryo nahise mfukama imbere y'igitanda ntangira gusenga, ndavuga ngo Mana ndagushimiye cyane kuturengeye. Mu gihe nkirimo gusenga ngiye kumva numva imirindi y'inkweto, ku buryo bahise baza n'ubundi baromboreje hahandi mu cyumba aho bansize, basunika urugi mbona nibo bagarutse. Binjira, ijambo bambwe barambwiye ngo twari dusiye tutakwisha. Byumvikana ko bagarutse mu gikorwa cyo kunyica. Ubwo rero ikintu bakoze, niba hari ikintu giteye impungenge kandi gikomeye mu buzima, ni ukubazwa ibintu utazi. Abagabo baranyegereye barankubita. Kuva aho navukiye nibwo bwa mbere nakubiswe mu buryo busobanutse. Barankubita bakambwira ngo tubwire imigambi ya bene wanyu. Bene wacu abo narababaje, se bene wacu bandi bati Inkotanyi. Umva, uretse kumva iryo zina Inkotanyi, nari ntarigera mbabona n'amaso yanjye, ntabwo nari nzi abari bo. Ariko dore ngo abagabo barankubita baranoza,
bavuga bati tubwire imigambi ya bene iwanyu. Barankubise ngeze igihe numva mbaye igishushanyo. Urumva barambaza ibintu ntazi, ikibazo ntabasha kubonera igisubizo habe nakangana urwara. Ntabwo nabashije kongera kugira ijambo mvuga, nahagaze hamwe kubita. Cyakora niba hari ikintu baba barigishijwe gukubitane, ahari banza ari rimwe mu masomo bari bafite, ko umuntu aragukubita akagukubita urushyi mu musaya, umusaya ajya guhindukira akagaruza urundi, mbese akagucangacanga kugeza igihe uba ikimamara, ugasigara wumva ubaye ikintu cy'igishushushungwe utazi aho uri. Barangije rero kubera ko babuze ijambo ryimvamo, kuko bakeneye gusobanura ibyo ntazi, bahise bararasa kuko urumva yinjiye avuga ati twari dusize tutakwishe. Bararasa. Ikintu nabonye nibuka, nabonye umuriro watunciye mu maso, ubundi mu kanya gato mbona ibivumbi birimo biratumuka byuzura inzu yose. By'ukuri numva nataye ubwenge. Hahandi namaze nk'iminsi 2 ntarabasha kuvuga, mbese ku buryo ndacaga amarenga. Nari ikintu cy'ubwoba bukomeye cyangwa se bukabije, na toroma nari nagize byambuje kuvuga, nkumva ijwi ryanjye ntibasha gusohoka. Ibyo nkora byose byari uguca amarenga. Nyuma rero twaje gukomeza nyine, hari tubaho ngaho tubumva ari nk'ibintu twibaza kwenda gahunda yari ikomeye yatambutse, ariko gahunda mbi zari zigikomeje. Nagerageje guherekeza, hari abantu Imana yari yakoresheje bakajya batuzanira ibyo kurya. Noneho mbaherekeje ngeze inyuma y'igipangu, nagiye kubona mbona nanone habonetse umusirikare umwe wo muri izo ngabo zatsinzwe, aturutse mu gace bita Njamena, ankubise amaso ahita avuga ngo ngo hano ntabwo bakuyeho umwanda. Nagiye kubona mbona umuntu aransimbukanye, twirukanka tuza mu rugo, ndaza ninjira mu nzu, nshatse ahantu nihisha ndahabura. Noneho umukozi wanjye banyirutse inyuma, mpita mubwira nti nkingurira ndapfuye. Yankingura urugi rwo kuri salo, twari twinjiriye mu gikari. Ubwo rero nabasigara ahagaze ku muryango wo mu gikari, ababwira ati nimumubwira asohoke, ubu ari mu maboko yanjye byarangiye. Nanjye nirukanka nciye ku rugi rwo kuri salo, mpita mpungira mu baturanyi. Ndagenda ngeze mu baturanyi, kubera ukuntu nahahamutse, urumva ibintu bibaye kabiri byikurikiranya ku muntu, nyine umutima wamvuyemo, kugaruka mu rugo ndabitinya. Numva sindi bugaruke mu rugo, nkumva sindi kumva ahantu uri bwerekere. Rero umugabo wanjye yarahigahize mu baturanyi, aza kuza kumbona aho narindi. Amaze kumbona, we yarambwiye ati muri dutaye dusubire mu rugo. Rwose numva mu rugo nahazinutswe, nari mfite abana 7, ariko by'ukuri numva mu rugo nahazinutswe bitewe n'iki n'ibirimo kumbaho. Umugabo rero ngiye kumva numva arambwiye ati niba utemeye kugaruka mu rugo, nanjye ntabwo ndi burusubiremo. Nibwo nahise nsubiza umutima inyuma, ndatekereza abana nsize, hari harimo uruhinja rw'amezi 2 n'utundi tugiye dukurikirana, mbese ku buryo nari mfitemo abana 4 bakiri batoya. Abana bose bari 7, ariko harimo 4 ubona ko ari abana bato rwose. Ndetse mu gihe abandi batekerezaga ibyo guhunga, wabonaga nge ndi kwibaza ese ndahunga gute na bano bana. Nkabona abana 4 bakeneye guhekwa, ntabwo bose bari baje kubona umuntu wabaheka. Wa muntu rero wari uri kunyirukansa, barashakishe mu nzu hose arambura, ambuze arababwira ngo mumubwire ngo ndagiye, ariko ndaburya bwa 6 z'ijoro ndahumeka mwishe. Asiga ntumyeho gutyo ko ari buhumeka rukanyishe. Rero umugabo
ubwo yambwiraga ko n'abatari bugaruke mu rugo byabaye ngombwa ko mfunga umwuka kubera abana banjye nasize mu rugo. Ndavuga ngo reka nemere ngende umubyeyi apfira abana, nubwo niba ndi bupfe mfane n'abana banjye. Ngaruka mu rugo n'ubwoba bwinshi n'umubabaro mwinshi, mbese n'umuhangayiko. Ndaza ngeze mu rugo, nafashe umwanya ndicara ndasenga, mbwira abo turi kumwe nti nimuze dusenge kuko ndimo ndabona nta handi ubutabazi buri buve uretse ku Mana yonyine. Ubwo turicara dukora icyo bita kwiyeza. Turiyeza kuko by'ukuri urumva urupfu njye nabonaga rurimo kongera amajanja. Turiyeza turitunganya, turangize kwiyeza no kwitunganya neza. Ngira ngo ibyo bintu byambayeho Imana agira ngo isogongeze ku mubabaro yitaza kuba mu ruhande rwanjye, nari buhure nabo cyangwa se urupfu rubi nari bupfe. By'ukuri kuvuga ngo bandashe umuntu akandasa turi kumwe duhagararanye ntabashe kumpana, nta bimwe bavuga ngo kushe nigeze nkora, ahubwo ni kwa kuboko kwiza kw'Imana yo yankingirije. Ntabwo nzi ukuntu yabigenje, niba bararasanye igihunga, niba byaragenze biti, ibyo ntimubimbaze, ntabwo mbizi. Icyo nzi ni uko binjiye bambwiye ko baje kunyica, barangije barampondagura baranoza, ubundi bararasa baribuka. Nanjye nsigara ntegereje kureba ahantu nkomeretse, nishaka ahantu barashe ndashaka ndahabura, ahubwo mbona isasu ryakubise mu gikuta, ariho haturutse gutumuka kw'ivumbi ryinshi, kubera ko inzu yari yubatse muri rukarakara. By'ukuri rero ubwo ndabwiraga abo turi kumwe habwe nimuze mureke dusenga Imana kuko murabona ko uru rugamba rukomeye. Umutima wari undi mu mutwe, twarasenze. Tugisenga ijambo Imana yampaye ijambo riri muri Yeremiya 33:3 rivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Ubwo ndababwira uko byamera kose muhumure, Imana iraturengera nubwo bikomeye. Noneho numva muri njye hajemo akanyabugabo ko gutangira guhumuriza abo twari kumwe kuko wabonaga twese dufite ikintu kihahamuka. Nuko ubwo rero dukomeza gusenga, ariko ubwo niko ibintu birimo kurushaho kugenda bikomera ndetse birushaho kugenda biba bibi. Icyakurikiyeho ni iki? Nuko nababwiye nti rero murabona ko ibintu byakomeye, mureke duhunge. Ariko mbere y'uko dufata icyemezo ndabamureke tubanze dusenge, tubwire Imana ko duhagurutse ihagurukane natwe. Turimo dusenga Imana yaratubwiye ngo nitureke kugenda, iravuga ngo mwebwe ntabwo muzagenda nk'impunzi, ahubwo muzagenda nk'abantu bimutse. Ubwo mpita mbwira abo twari kumwe nti rero kuva Imana itubwiye ko tutazagenda nk'impunzi, nimureke dutuze. Ariko by'ukuri wibazaga ukuntu n'ubundi turi bugende ukabona ni ibintu bidasobanutse, ukuntu abana bari butwarwe. Urumva harimo abana bandi basabwa guhekwa no kwitwaza wenda utuntu dukeya umuntu ahungana, mbese ukabona ntabwo bisobanutse. Ariko Imana yo kabyara, bimwe bya jambo nabasomeye rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete barambona. Imana yararetse nsogongera ku mibabaro, imaze kunsogongezaho irangije nkorera igitangaza cyantangaje, kuko yambwiye ngo ntabwo muzagenda nk'impunzi, muzagenda nk'abantu bimutse. Njyewe nahise nizera ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, mbwira abo twari kumwe nti nimutangire muzinge ibintu. Twarazinze imyenda myiza yose mbona, nshaka varize nyipakiramo, nshaka ibikapu mpakiramo imyenda yo gukorana, nshaka ibikapu mpakiramo inkweto, ngendeye ku ijambo Imana yavuze. Ndangije mbwira umutware wanjye nti noneho shaka n'ukuntu upakira ibintu byo muri atelier. Imashini twakoreshaga harimo positasude, harimo amaranda,
mbese ibintu by'ibifashe ndababwira ibyo byose bishyire hamwe nabyo turabizinga muri Imana avuze ko tuzagenda nk'abantu bimutse ntabwo tuzagenda nk'abahunzi. Ubwo rero icyo Imana yakoze ni uko yakoze igitangaza nanjye cyantangaje. Ibintu twarabyegeranyije ibonye ko twamaze kubishyira mu buryo, ngiye kubona mbona haje umusirikare wo muri izo ngabo zatsinzwe wari uziranye n'umugabo wanjye, yari umuriyetona. Arangije kubera ko bari baziranye ari n'umuntu baturanye ku mavuko, araza aramubwira ati nende kurwana urugamba ku irebero, none ekara imfashe mu bitugu, bambwira ko njya kuyikuzamo aho numva mbona binyoroheye. Ati mpita ngutekereza nk'umuturanyi wanjye, ngo reka nze ndebe niba mugihari mbadepane mbajyane njye kuyikuzamo mu gace k'iwacu. Azana imodoka y'ikamyoneti. Uko Imana yavuze ngo ntabwo tuzagenda nk'impunzi, uko Imana yarebye ikabona na bya utwana tw'indahekana, irareba isanga koko utwo twana ntabwo nari bubone uko ntungana rwose, bari indahekana. Urumva umwana w'imfura yari ataragira imyaka 10, noneho umanura rero ugeze ku bana bandi bakurikiyeho bari abana 7. Imana izanye imodoka, ibintu turabipakiye, noneho n'abana turabapakiye mu modoka, turangije turahagurutse turagiye. Ubwo twarimo tugenda twageraga ku mabariyeri bakaduhagarika, ariko yabereka ko nyine ari umusirikare wo hejuru iyo yari afite na isikoti, yicaye inyuma kuri babana banjye barinze, natwe twicaranye imbere n'uwo muriyetona. Twaragiye tugeze mu nzira, umugabo wanjye aza kumbaza ati harya duhungere he, twerekeze hehe? Urumva wa musirikare utujyanye yari uwo mu cyerekezo cy'uwo umugabo, ku buryo yashobora kutujyana akatugeza iwabo w'umugabo neza. Ariko kubera ko Imana yaraduhaye icyerekezo, ikaba ko tuzahunga nyine tugahungira mu majyepfo, mu ntara y'amajyepfo, ariko aho bita Ikayenzi, ni mu karere ka Kamonyi. Byabaye ngombwa kumbwira umugabo reka dukate tugana muri aka gace k'iwacu. Wa muntu aratujyana na ya modoka neza uko Imana yavuze ko tuzajyana nk'abantu bimutse. Nari nashatse ibase mpakiramo ibyombo, amasahane nshaka y'amaplastike n'ay'ibyuma, ay'amadongo niyo nasize mu kabati, ngashyiramo amakanya, ibiyiko, imidaho, imyuko, mbese materiyeri zose. Amasafuriya ndagerekeranya, nari mperutse kugura iduze, ndabigerekeranya mbitereka mu yindi basi. Turangije turaterura dushyira muri ya modoka. Naho twageraga mbese kwari ukwiyesitara ukagira ngo n'abantu bari mu rugo bisanzwe, kubera ko twagiye nk'abantu bimutse, tutagiye nk'abantu bahunze. Imana rero ndagira ngo nibashimire muri ubu buryo. Twaragiye ahantu duhungiye, dusanga Imana yarahateguye. Umuntu aragiye yubatse inzu w'umusore, amaze kuyubaka arayitunganya neza, arashyiramo isima, arapavoma, mbese akazu keza. Imana irayidutegurira, ya nzu twagiye ariyo tujyamo, turagenda tuyijyamo. Igihe cyose twamaze twarahunze, agace twahungiyemo Imana yarakarenze. Ni ukuri bene data, ndagira ngo mbese mukunda Imana, kuko Imana iri hejuru y'ibintu byose, Imana itegeka ibintu byose, Imana iratureberera. Mureke dukunda Imana kandi dukundane nayo. Urumva yo yaratworiyanze, itubwira ahantu tuzahungira. Tumaze kuhagera, Imana irahahagarara, Imana iraharinda. Wumvaga ibintu bibombogotorana, ukumva biri hafi aho bigiye kutugeraho, ariko nuko Imana irabikumira. Kiriya gihe cyose muzi Jenoside yari irimo kuba, ahantu twari twahungiye Imana yari yahashyize uburinzi. Tuhageze kwa kundi mu mutima wanjye nari nagambiriye ngo njyewe ntabwo nzigera nsabiriza, nahise mfata udufaranga duke nari mfite, ndagenda ndagura ikiro kimwe cy'umunyu. Umunyu ndatangira ndawucuruza, nkajyana akameza ku muhanda, nkajyana n'agakayi mu isakoshi n'ikiyiko.
nkagenda mpima ikiyiko kimwe ngishyiraha, mpima ikiyiko kimwe ngishyiraha, mbese nkagurisha ku yiko. Umunyu uragenda ni ukuri kose Imana ashatse gutanga umugisha, Imana iwuguhera mu kintu icyo ari cyo cyose waba ugerageje gukora. Umunyu narawucuruje uradutunga muri icyo gihe cyari gikomeye. N'abaturage b'aho hantu nabo batugirira impuhwe. Muri kuriya kwezi kwa kane haba heza ibishyimbo, haba heza amashaza, abantu bakagenda batuzanira amashaza, batuzanira ibishyimbo, ariko ncuruza na wa munyu. Ndetse umuntu umwe aduhereza umurima w'ibijumba, tujye tugenda dukuramo ibijumba. Yari yarateyemo imiteja iriya bashingirira, narambwira ati niyo miteja mugiye muyisoroma. Ibyo biradufasha. Undi muntu anyereka umurima yari yarahinze munini cyane muremure, yahinzemo amasaka, none hateramo imyumbati. Arambwira ati uko uzajya uteka ibishyimbo ujye ufata imyumbati ugerekeho. Mbese ndagira ngo mbabwire ku inshuti y'Imana n'ukuntu Imana igendana n'umuntu, Imana ikakurengera mu gihe gikomeye. Nari mfite utwana duto ureba ukabona by'ukuri twari bumfane, twari bugwe mu nzira kubera inzara, kubera ibibazo byari biriho. Ariko Imana ikora mu buryo bwantangaje, ariyo mpamvu ndi mu kuyihamya, mpamya ko ari Imana y'inyembaraga kandi ko ikunda abayikunda by'ukuri. Ibyambereyeho hano tutarahunga, nababwiye ngo ko ari ukugira ngo insogongeze ku mibabaro nari buhore nayo itaza kuba mu ruhande rwanjye. Ariko aho hantu yabanye natwe, turacuruza umunyu. Wa munyu uza kugenda mbona urimo kugenda wunguka, noneho ntangira kugenda ndangura n'utundi tuntu. Utundi tuntu nkadushyiramo, ngayo amamesa, ngayo amasukari, ngayo za pate jone na kawunga, ng'iby'ibishyimbo. Mpinduka umucuruzi muri ako gace. Noneho igitangaza, iyo umugisha w'Imana wagendanye n'umuntu, abantu bararengaga bakava ku maduka cyangwa se ku mabutike, bakavuga ngo hariya hantu twabonye hari umuntu wuzuza ibiro. Kubera ko nari umurokore ntabwo nanusuraga, abantu bakandangirana. Ndacuruza ku buryo abana banjye bagiye bagubwa neza. Mu gihe cyari igihe cy'imibabaro, abana bararya barahaga, kandi ubwo turi mu nzu Uwiteka yatwubakiye mu buryo bw'igitangaza, twaje turuhukiramo. Nuko rero ahantu twarahabaye, igihe kiza kugera, bigaragara ko gahunda zirimo kugera ku mwisho, mbese Jenoside irimo irangira nibwo twidepurashije gatoya. Mbabwije ukuri, Imana iteye ubwoba kandi igira umuteguro uteye ubwoba. Twagerageje kwidepurasa, turagenda ahantu tugiye. Ndumva twararaye mu rusengero, ntabwo twaraye hanze. Urumva iyo umuntu ahunga ntabwo ubuza icyerekezo kiri bukwerekeza. Turakomeje, turaye mu rusengero, turahavuye, turagenda tujya ahandi hantu. Twaraye ahantu hafi y'uruzi, noneho tugerageza kwiyensitara, mbese koko twabonaga n'izindi mpunzi turimo kugendana, bose baganditse aho ngaho. Mbwira umutware wanjye nti ndabona hari urugo, genda usaba udukwi kugira ngo turebe ko twatekera abana. Agiye yari umuntu w'umusore wubatse inzu utarayitaha, ndetse yihagazeho ngo abantu bataza kugusha urugo rwe kubera ko bamanukaga ari ahantu hakushumuka batarufata rukagwa. Ubwo rero umutware wanjye amusaba udukwi, amusabye inkwi, aramubwira ati mfite utwana duto nifuza gutekera. Yaramubwira ati niba uri kumwe n'abana, ntabwo abana bararamukina, n'igenda ubazana. Yanze aradukingurira. Yari umuntu uhagaze aho ngaho afite umupanga, arimo yamagana abantu ngo batayigusha. Ni ukuri twebwe atugirira impuhwe, aradukingurira, aduha ibyumba bibiri muri iyo nzu. Aravuga ati kimwe kirarimo abantu bakuru, ikindi kirarimo abana. Arangije hanze hari ibintu by'ibiti by'amasipure yari yaratemye, arimo yubaka urugo, aradutemagurira. Aravuga ati dore ngizi inkwi, aduterera amashyiga. Mbese ni uko kugendana n'Imana byarandenze mu gihe cy'imibabaro, mu gihe abantu barimo kurira, mu gihe abantu bikoreye amaboko, njyewe Imana ari mu ruhande rwanjye. Reka rero twaharaye ngira ngo ni nk'amajoro abiri. Jenoside birashojwe,
irarangiye neza. Turangije icyo twakoze n'iki, ubwo twashyize duhambira utwacu tugaruka, tubanza kwikoza gato muri rya cumbi twari tumazemo igihe, kubera ko twari twanasizeho ibintu byacu. Umugabo rero na musaza wanjye batubanziriza imbere, baragaruka baza kureba ko urugo twasize, kubera ibibombe bateraga n'ibintu byose byagendaga byononaga ibintu byinshi, ngo baze bahagere. Igitangaza kindi ni uko twasize dukinze inzu, basanze igikinze nibo bayikinguye, kandi hirya hino andi mazu twari dutoranye hari haragiye hagwaho byakatiwusha, ugasanga inzu yashwanyutse igihande kimwe, izindi abajura nabo bari babonye umwanya wo gukora, ugasanga barakinguye bakavanaho n'inzugi, ukabona ikizu kirarangaye. Ariko inzu yacu uko twasize tuyikinze niko abaje imbere basanze ikimeze. Barangije rero baratumenyesha bati nimuze turabona ari amahoro. Ubwo rero turaza, noneho hari ijambo Imana yari yantumyeho wa mumama. Ririya jambo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha, ngo nzagusiga amavuta yo kwishima urutishe bagenzi bawe. Igitangaza kindi Imana yankoreye kikande nkamara igihe ndimo kugitekerezaho, nkumva ubwonko bwanjye buragenda busa n'ubugira sirikwa. Nuko muri icyo gihe biriya bintu byabayeho byakoze ibintu nyine umuntu atabona uko asobanura. Mwese mwarabirebaga, Jenoside yakorewe abatutsi yakoze agashya, mwese murakazi, ariko muri Kigali ho biba akarusho. Ubwo rero nagiye kureba nsanga abantu bari baturanye natwe agace twari dutuyemo, abagabo bose bari bahatuye, ari abakodeshaga, ari abari batuye bene impangu. Abo bantu bose barapfuye. Turitegereza hafi na kure muri ako gace dutuyemo, dusanga nta mugabo wahasigaye uretse umugabo wanjye wenyine, ku buryo nahise ntekereza kuri rya jambo Imana yambwira kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nzagusiga amavuta yo kwishima urutishe bagenzi banjye. Hari abandi badamu bagiye bapfakara, babuze abagabo babo, ariko abari ngewe wisanga nasigaranye umugabo muri karitsiye dutuyemo. Ubundi turebye dusanga ibintu byacu, urugo rwacu Imana yaruhagazeho, uretse udusatsi duto twari twaragiye tugwa hejuru y'amabati, tugashaka wa mutohoma amabati. Nuko nguko twabigenje, nta bintu byo gusana, nta mareparasiyo y'ibintu byasenyutse. Imana yarasigaye ku rugo irarurinda, kandi igendana natwe. Twana najyanye twindahekana uko ari 7 twose ndatugarukana. Ni ukuri nabonye Imana, ntabwo ukunda uko nasobanuriye Imana njye birandenga. Kariya kantu k'akanyuzo kabayeho mbere nahise ngatesha agaciro, kubera ko nta gikomere kansigiye, nubwo habayeho gukubitwa, hakabaho kubazwa ibibazo ntafite ibisubizo, ariko kariya naravuze ngo Imana agira ngo insogongeze ku mubabaro, yitaza kuba mu ruhande rwanjye, nanjye ngo mbe mu ruhande rwayo, ibyari bumbeho. Rero ndashima Imana ko Imana ikunda abayikunda, kandi ko Imana igirengera abantu bayo bayubaha ku manywa na nijoro. Rero navuga ngo uretse umusaza wanjye twaburanye n'igihe cy'intambara, ariko abandi Imana bahagazeho irabarinda. Ndumva rero nasoza nshima Imana yabanye natwe, ikadukorera ibyo bikomeye bimeze bityo mu gihe cyari gikomeye, mu gihe wabonaga abandi barimo kwinyakura bahunga, nanjye nicaye mu nzu nkanuye amaso ndimo kwibaza ngo izi ndahekana ndazijyana gute, ndazihunganana. Ariko kuko nari nababyeyi mu gukiranuka, harimo kubaha Imana no kuyumvira. Imana ntabwo antereranye, Imana ntabwo antetereje. Rero ndabashimiye, ni Imana nziza, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ishobora kugucisha mu muriro ntushye, ikagucisha mu mazi ntagutembana. Imana ishimwe kandi ihabwe
icyubahiro. Murakoze cyane, turashoje. Tuzakomeza tubabwira n'ibindi biracyahari byo kubabwira kuko twaciye mu tuntu n'utundi, gusa mujye muba hafi mumve gukora no gukundira kw'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?